bagakora ubukangurambaga bakavuga ati ku rwego rw'umudugudu yego harategurwa inama ivuga ku bana gusa, ivuga ku bana, baganiriza ababyeyi uko bagakwiye gutwara abana babo. Ugasanga hari ikintu njya mbona kenshi kandi nkibona cyane cyane ahantu nko mu mijyi cyane cyane muri Kigali. Muri Kigali ho birahaba, ugasanga umwana ntuzi kumenya ngo umwana we ese kagiye yambaye ate, agiye ameze ati. Ugasanga umwana njya mbabona bambaye kantu kageze hano ngo tw'amafuti tudafite 12 dushobora kumukururira n'ibyo bigome n'izo njiji. Noneho ubwabwo bw'umwana akabyemera. Ubwo ni ukuvuga ngo akazana icyuba wibeshye ndahita nkwereka. Ati wibeshye ndavuga ngo tse ndahita nkwereka. Usanga bishoye mu biyobyabwenge bazi ngo nyine arabibagiza ibyo bibazo bafite. Akenshi hari igihe basangamo n'ibigabo bikuru bikababwira ati fata akantu wa mugigabo. Asanga niba ugasanga wenda abonye akaraka ahantu y'amafaranga wenda niba bamuhembye angahe aragiye hasaguramo icyuma yiguriye n'itaba ahangaha ari inkwereye. Birabaza cyane. Ababyeyi rwose bakwiye kuganira ku kintu, icyo kintu bakwiye kukiganiraho, amakimbirane bakayareka kuko ntacyo amaze ahubwo atatanya imiryango akayicamo kabiri, ugasanga umwana na nyina ntibakivugana, umwana na se nuko ngari ibintu rwose biratubangamira twebwe abana, biratubangamira. Turaganira byinshi, ndumva n'ikiganiro abadukurikiye gishobora kuba kirekire ariko twazagenda tugikatamo A na B gutyo gutyo. Ni umwana ufite ibitekerezo, ni muto kandi nk'uko mubibona ariko ibitekerezo bye nyine ni ibyo abona. Urabona ni umwana wageze muri secondaire, ahahurira n'abandi bana baturutse imihanda yose y'igihugu kandi baraganira. Burya abana baraganira bakanabwirana. Rero n'igihe abona yakonje akamubaza ati byagenze gute, agatobora akamubwira, kuko n'abana bake bakunda kugira ibanga, bakunda kwisanzura kuri bagenzi babo. Uyu rero we yifuje ko tuganira ngo hari ibintu bimubangamira, ari seriye cyane. Murabona ko ari umwana muto ariko utuje kandi ibyo avuga byose biri ku murongo. None buriya noneho turebe nimba umwana avutse yagakwiye gusanga umuryango umeze gute. Umwana aravutse kandi hari ahantu ugeze kuvuga ngo umwana n'umugisha, ni ibyishimo by'ababyeyi. Uravuga uti n'abatabafite bajye babasengera. Ubona umwana yagakwiye kuvukira mu muryango umeze gute? Ubona umwana yagakwiye kuvukira mu muryango urimo amahoro, umunezero, kuko nibyo bizamuha gukura neza. Batuje, buzuzanya mbese. Ego. Bishimiranye. Basangira. Buri wese yishimiye undi. Ariko subiye inyuma gato bajya bavuga ko umwana akimara gusamwa urukundo rw'ababyeyi rugomba kuba hagati yabo, kuko ngo umwana no mu nda ngo arabyumva. Kuko noneho tuvuza akivuka uti umwana navukira ahantu asanga amahoro n'umutekano kuri mama na papa, ahantu asanga ibyishimo, basangira, basabana, buri umwe abwira undi ikibazo cy'ubuzima yahuye nabyo aho yagiye hirya bakakiganiraho kigakemuka.
pana ugasanga barahora barwana. Yego umwana nawe nubwo abakiri muto ababibona arabireba arabireba nyine, kuko bavuga ko no mu nda umwana arumva. Iyo ubabaje nyina nawe arababara. Burya hari n'abana bavukana ibibazo byo kuba atari seriye, atari umwana ubona ufite ibiro bishyitse, vitamini byose byaraturutse ku makimbirane y'ababyeyi, noneho bikagera no ku mwana. Bikagera no ku mwana kubera amakimbirane ari hagati y'ababyeyi. Wari wabona umwana wo mu muhanda ari mu muhanda, niki kintu cyakubabaje wamubonye ukagikurura ukumva urababaye kabisa? Ni nk'igiki? Ngewe mbonye umwana wo mu muhanda ikintu birambabaza. Uhita utekereza se umwana yaba afite nyina, yaba afite ako niko kahita kaza mu bwonko bwawe. Se umwana afite se yaba afite umuryango, ariko none ugatekereza ntabwo yaba afite umuryango ngo aba afite yego ashobora kuba amufite ariko batabanye neza, bya bindi uriho ya makimbirane. Kuko ntabwo baba babanye neza umwana nawe bari mu muhanda. Reka ntabwo byakunda. Iyo mbonye abana bo mu muhanda birambabaza cyane. Nta kenda aba yambaye, wenda n'imvura yamukubise biri kujojo, umubiri wose wabaye nk'ikivunde nta tuvuta. Birababaza cyane. Nanjye njya nkurura umubu wa ijoro barayemo munsi y'ibiraro, uwo mubu hagati y'inzu n'indi mu tuntu tw'utunogonogo gashyiramo agakarito, uwo mubu arakubita bukamukeraho. Idanje. Ariko ibyo byose bituruka ku babyeyi. Ni handi kugira ngo umwana ajye mu muhanda aba yumva ubuzima bayemo n'ubundi bumurambiye birutwa no kwigendera. Yego disi. Cyane ko ngiye naje gusanga abana benshi babazwa no mu itangazamakuru ngo byagenze gute, bavuga ibyo bintu uriho uvuga nibyo bagarukaho, nibyo bavuga. Usanga imvuga ari imwe, bavuga ati jyewe mama na papa bahoraga barwana, mama arigendera, papa azana undi mugore ndigendera. Ugasanga nyine inzira ziri muri icyo cyerekezo. None se mu by'ukuri nkawe nk'umwana uzi ubwo buzima bw'abana, wowe unisanzura ukanabasha no kuvuga ukavugira n'abandi bana, ni na byiza pe. Ni byiza rwose gutinyuka ukavuga uti ngiye mfite igitekerezo cyanjye bwite numva nshaka kukubwira kandi kimbabaza. Ukuvuga ngo wowe hari abana nyine mwigana wabonye bafite ibyo bibazo? Baba babifite. Ugasanga umwana wamubaje se ko wigunze byagenze bite, ati ba mwana wendeka biba byandetse, ukamwegera ukamubaza uti se byakugendekeye bite, akubwira ati njyewe papa na mama barashwanye, noneho papa azana undi mugore na mama ashaka undi mugabo. Yego. Noneho byibura yenda noneho umwana bigenza gutyo bahita bamwohereza kwa nyirakuru. Umwana abuko abigenza akigira kwa nyirakuru. Ko hari n'abatagira ba nyirakuru. Ugasanga harimo n'abatabagira. Ugasanga umwana aririrwa yigunze, kuko n'undi niba abana n'uwo mukase sugira ngo azamufata nk'umwana reka ibyo ntabwo bibamo. Azamufata nk'ikintu kiraho, nk'ikintu cy'igikoresho kiraho. Umwana nawe bimubaza cyane, niyo yanzira izaturukamo ivuga ati reka nigendere nigiye mu muhanda. Akenshi abo bana nibo usanga bari mu muhanda. Abenshi baba bafite ibibazo bimeze bityo. Yego. Ihohoterwa rikorerwa abana rero ni ryinshi. Ni byinshi pe. Leta ikora iki leta ko ariyo mubyeyi uruta ababyeyi bose kuri ibyo bibazo byose bikubabaza? Ni iki ubona igihugu cyacu gikwiriye gukorwa? Kuko wenda nsubiye inyuma gato, hari n'abana baterwa inda. Wenda n'iki ngiki tubanze tunakivuga mbere yuko tunavuga n'icyo leta ikwiriye gukora. Hari abana baterwa inda b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18.
hirya no hino tukumva inkuru ziteye agahinda ibaze munsi y'imyaka 18 usanga 15 16 gutyo ntawe umuntu akagutera indungana gutyo noneho mu by'ukuri bira bintu nabyo turagira ngo ubitubwireho cyane cyane ubundi bira bintu byo ko numva byo ari indenga kamere ari indenga bwenge aho biba byare ari indenga buzima mu by'ukuri wowe iyo ubikuruye ukavuga uti se mbaye ari nge newe inda wumva biba bibabaje ku ruhe rwego wumva uyu mwana babangamiwe ku ruhe rwego ababangamiwe cyane icyambere abayitewe atarayiteguye atarayiteguye mu buryo bw'imikurire nyine ngo yuzuze imyaka y'ubukure ntazi ngo niba bigenda bite atewe inda angana atyo ntiyayiteguye nta nubwo byari mu bitekerezo bye ni ibipindi gusa bamuzanyeho by'imitwe no kumuha ubuntu budafite 12 ugasanga ngo bamuhaye smartphone ariko mbabarira ukurura umwana ugana nawe akikiye undi mwana ari hamonsa pe yo foto siko nagenda no muhanda ego mana we urumirwa ubona birenze ubwenge bwawe biba bikurenze ariko njya nibaza ko harimo n'abantu baba banarwaye atari uko bimeze kose mu mutwe ashobora kuba haba harimo ibindi bibazo runaka harimo abantu baba bafite ibibazo kandi nta nubwo abari wa mwana bangana iyo mutereye abantu bakuru ahenshi usanga ari n'ibisaza ngo bamusukishije ngo bamuhaye smartphone ngo uzagire ngo udushusho twiza ibiki n'ibiki kandi umwana kumuha utuntu kenshi abona ariyo fiyeri ako se birakwiriye ko badufata nabo ntago bikwiriye ubundi abana twakagombye kuganirizwa yego tukaganirizwa ukerekwa ububi bw'ibyo bintu ibi bitera yego ingaruka zabyo cyane ko ari nyinshi umva nyinshi we ni nyinshi ingaruka zabyo gisaza cyarashye ngakira ngo rwose ngaye amafaranga ngo ugende ngo kwanza ngo reka ngo ngwino hano ngo mbanze ngo agafata ngo tube twimwe agatangira gukurura ariko n'igihe yakubwira ati ariko kirazira kujyana umwana mu kabari byo ni byiza leta yarakoze ariko ntiyabura no mu gipangu yakakuzaniramo akavuga ati ngiye kuri butike ndakuzanira akantu kandi agashyiramo n'ibituma upfa mu mutwe akenshi ashobora no kubona uri bubivuga akanakwica harimo n'abaterwa akavuga ati wiyibeshye unakopfura ndahita nkurangiza bakoresha iterabwoba noneho ubwabwo bw'umwana akabyemera ubwo ni ukuvuga ngo akazana icyuma wibeshye ndahita nkwereka ati wibeshye ndavuga ngo tse ndahita nkwereka umwana agatekereza nawe bikamuyobera akemera data we abana baragowe ibyo bintu byumvishe mpita numva ibinyugunyugu bije mu mutwe ukumva ubaye nk'umuyobozi wakora iki kari byinshi ubaye umuyobozi kandi uri kubona ibyo bibazo byose biri mu bana kandi urasabwa kubikora wakora iki abanza babavunira umuheto ntabwo byabura kuko njye ntabwo nambona wahohoteye umwana wavunira ku ivi sinzi icyo nagukorera yesu we ibaza ariko ibyo bintu uriya gisaza wahohoteye umwana
niba nagufungira umuriro utazima, niba nakugira nti umva icyo kintu ariko nawe amujugunya mu itanura ry'umuriro. Yo nakujugunya mu ntase ibaza ariko ibaza nawe wibaza umva ibyo bintu bibaye ku mwana wawe wanjye wawe nanjye haga umuntu byo haga umuntu ni ukuri kw'Imana. Urankwepye ariko ubaye umuyobozi wakora iki? Baye umuyobozi ukavuga uti ngiye mfashe inshingano zo kuyobora, wenda baguhaye urwego, habayeho nk'urwego baravuze ati ubu rero ugiye kuyobora igikorwa cyangwa se operasiyo y'abantu bose aho bava bakagera bahohotera abana, ariko noneho ukagera ku kintu cyo gutera umwana inda ukakigeraho no kumwica, kuko barabahari babica. Hari nk'umwana witwa Robert wishwe, ni Robert yego wa hano wahariya Igasogi, yicwa n'umukozi baramwica. None umuntu aguhaye iyo operasiyo uri nk'umuyobozi kandi urasabwa gukemura ibyo bibazo, babyitwara mute koko? ikintu cyane nakora nabanza nkafata niba abahohoteye abana ugatanga urugero bakabicikaho, nabaha igihano gikakaye ku buryo n'undi wese yajya akavuga ati ntabwo naza yabyibuka kumva umubiri we wose uzanye urumeza. Abantu babavunira kabe gasekwa nk'akeza. None abana b'abakobwa niba najya nkora umukwa wo kuvuga ngo ngiye kujya ndeba ahantu hose umuntu ushaka gushuka umwana wese hari mufate, nuko bitakunda byakabayeho. Bana bagenzi banyu nyine abanyantege nke, ngiye niko mbita abanyantege nke kuko n'abana ku bintu byose bararebererwa. Uzi umuntu utamikwa, umuntu wambikwa, umuntu mbese ikintu cyose ari wowe umuhereza, urumva ko afite intege nke. Niko mbyita. Ariko ubundi bavuga ko ari bo Rwanda rw'ejo. Ejo bundi ni wowe ushobora kuba perezida w'iki gihugu, ni wowe ushobora kuzaba dogiteri usimba bose bazasaza. Noneho uru Rwanda ubuyobozi bukuru bukavuga ngo abana nibo bakwiriye kuzaruragwa, ariko bategurwe gute? Rero ndumva turiho tugenda tugana ku musozo. Ibyo twavuga ku bana byo ni byinshi, ariko wenda mu gusoza hari ikiri ku mutima wumva wasaba buri rwego rwose, uhereye ku babyeyi ukajya ku rwego rw'ubuyobozi n'abahohotera abana noneho muri rusange. Izo nzego zose ndagira ngo uzinyuremwo, uzihe message kandi buri rwego rwumve message ubahaye. Ubundi ababyeyi bakagombye kuganiriza abana bakabereka ibyababera byiza. Ese ko ababyeyi bubu batabona umwanya birirwa muri struggle zo gushaka ubuzima? Oya, bagagiye bakwiye gushaka umwanya bakaganira n'abana babo, kuko se ni uzabyuka ugenda icyumweru gihe ikindi ubwo se uzabumenya umwana wawe yirirwa mu bihe. Ukwiye gushaka kuko ati iyi minsi 2 ndirirwa n'umwana wanjye tuganire mubwire ngo bigira weekend gusa, aguha ibitekerezo byawe nawe umuhibye, ubundi umwereke inzira nzima cyane ko hari n'abafite n'impano baba bifuza no kugaragaza. Bati ndumva ashaka kuvuga imivugo yo gutaka igihugu cyanjye, ndumva ashaka kuvuga umuvugo wo kurenganura abana barengana no gukangurira gushyira abana mu mashuri, ndumva ashaka kuririmba, ndumva ashaka gukina filime. Baba bafite impano nyinshi, ukamutega amatwi niho ugeze. Ukamuganiriza akakubwira ibye, nawe nk'umubyeyi ukamwumva, ukabona aho uhera umugira inama, ukamubwira ati ibi nibyo komereza, ariko ibi sibyo, ukamuha n'ingero. Wow, cyo ni sawa cyane.
ukamwereka inzira nziza agakwiye kunyuramo. Bibiliya irabivuga ngo ereka umwana wawe inzira nziza ushaka ko anyuramwo azarinda asaza atayivuyemo. Ibishaka kumuhagarika ubikome mu nkokora, ushaka uburyo ki bitamuhagarika nyine biva mu nzira muri make. Noneho ubuyobozi nabwo bukabafasha bugakora nk'ibiganiro ku babyeyi, bugatumira nk'ababyeyi bakabaganiriza, ubukangurambaga. Ibyo byose byatuma abana tubasha kubaho neza. Disi hari proje yitwa Gikuriro, ariko ni nyinshi zivuga ku bana. Hari za Save the Children, hari Imbuto Foundation, nimba hari ni nyinshi zivuga ku bana. Wenda ubutaha dufite urutonde rwazo neza tudashidikanya. Nazo zagakwiye kugira icyo zijya zikora kugira ngo abana bakomeze babeho neza. Ubuyobozi ukabukangurira ukabagira inama, igitekerezo cyawe nk'umwana ukabagira inama yo bagakora ubukangurambaga, ukavuga ati ku rwego rw'umudugudu harategurwa inama ivuga ku bana gusa, baganiriza ababyeyi uko bagakwiye gutwara abana babo. Ugasanga hari ikintu njya mbona kenshi kandi nkibona cyane ahantu nko mu mijyi, cyane i Kigali ho birahaba. Ugasanga umwana ntuzi kumenya ngo umwana we ese kagiye yambaye ate, agiye ameze ati. Ugasanga umwana njya mbabona bambaye akantu kageze hano tw'amafuti tudafite 12 dushobora kumukururira n'ibyo bigome n'izo njiji byose. Kuko umuhungu niba umusore nakubona wambaye akantu kageze aha azahita abona mu mutwe wawe ko hameze, tangira gucokoza ati bite sister, ajya babita hari utuntu wihaye umva sister ngo bimeze bite se, ngo basi se wancuhuje naho bihera ahantu wihaye ngo sister tutabaye rimwe na kabiri kagira ngo nta mwana icyo bapfa ngo basi washije akagira ngo ni impuhwe. Nawe harakumva ari ibintu byiza, agatangira akamusekera bikaba bitangiriye. Yego disi abayobozi bakore ubukangurambaga niyo ngingo ugezeho uti ntibakore ubukangurambaga. Ibijyanye n'ibihano ku bafata se abana ku ngufu gatuza. Hari umwana mperutse kumva mu majyepfo, yego ababyeyi baramutumye nijoro, umwana arenga nyine irembo aragenda ajya ahantu ngo ku kaduka, ariko niba arimo kugaruka nimba urimo kugenda ahura n'ikigabo kiramuforosa kimufata ku ngufu kiramusambanya, kimaze kumusambanya gihita kinamuniga, umwana aricwa. Noneho utukiri kuri leta wari uvuga ngo abana nani leta ngo hari icyo uyisaba, ariko genda ninkubaje nti kubijyanye n'ibihano, ibihano byo wumva bihanwa ujye ubyumva ubundi nko kubakatira imyaka. Dufate nk'urugero se ni nk'ikihe cyaha uzi imyaka yacyo mu byaha bikorerwa abana, nk'icyo uzi wumva uvuga uti bavuga ko iyo nko kugira kwica umuntu harimo n'abo bakatira burundu. Jise voilà icyo ni kimwe. No gusambanya umwana, gusambanya umwana finish. Ni finish. Aho sinzi ikintu bakatira 25. Ibyo byubanza ari ugukubita. Nibyo bashije kubanza. No ku ego tuvuze gufata umwana ku ngufu no kwica no kwica umuntu, ubwo n'umwana arimwo. Ahubwo uriya n'uyifashe umwana ku ngufu ntawe utamwishe.
niyo mpamvu nyine bihanwa kimwe. bihanwa kimwe no kumutera uburwayi noneho budakira byose ni kimwe ariko kuko urumva wamusambanya ukamutera uburwayi budakira, wamusambanye ntumutere uburwayi budakira, byose ni bagufunga mu ni kimwe. N'undi yego ntubumwishe ngava kumwisha hagaze nkaho umwisha. None se reka noneho dukome urusyo dukome n'ingasire, nubwo twe tuvugira abana ariko reka tubivugeho nabyo. Abana bo bitware gute kugira ngo bino bibazo bibageraho nabyo bigabanuke bigere kuri 0? Cyambe bagakwiye gutega amatwi ababagira inama. Ababyeyi babo cyangwa n'abitwa ababyeyi babo babarera mu bundi buryo, kuko ntabwo buri mwana bakabatega amatwi, kuko hari abo usanga ababyeyi babagira inama akabitaho yicaye akamuhindura nk'aho umubyeyi we ari kuvuga yasaze hari. Bagakwiye gutega amatwi bakumva inama babagira bakazumva, kuko nizo zizatuma bagana mu nzira nziza. Akamenya uko yitwara, ese ningera ahandi yitwara nditwara. Icyo nicyo abana twagakwiye kumenya. ya Tekerezo ni sawa. Tugushimire rero, tugushimire kandi ni ukuri tunakwifurize amagara mazima. Amagara mazima ni ijambo twasanze abakuru bakoresha. Mu magara mazima ni kutarwara, kugira ubwenge bugakomeza bukaguka, mbese ubuzima bwawe muri rusange buzamuke neza kandi uko nawe wumva ubyifuza, kandi ugubwe neza no mu muryango. Ibyo wifuriza umuryango, ibyo wifuriza ababyeyi bawe, uri umwana ujye uhora ubisengera, ujye uhora upfukama usengera igihugu cyawe, usengera urungano, usengera abari munsi yawe n'abari hejuru yawe. Kuva ku myaka 18 gusubiza hasi, umwana wese kuva ku myaka 18 kugera ku mwana wasamwe, bose ujye uhora ubasengera, ubashyira imbere y'Imana, kandi nawe Imana ikongerere ubwenge n'ibitekerezo byagutse. Mu ishuri uzakomeze utsinde neza, abo muri kumwe mwese muzajye mutyaza ubwenge, ejo muzavemo abantu bafite ibitekerezo kuko byagutse. Ubuzima bw'umukobwa iyo akuze, igihe kigeze akuze, kuva ku myaka 21, amategeko y'igihugu cyacu niyo yemera, agashaka umugabo akaba umubyeyi nk'abandi, ubwo aba yakuze. Nibyo nakwifuriza ubwo rugero warugezeho, kandi kuvuga wemye ushize amanga utatinye kamera, icyifuzo wihitiyemo utigenda ashaka kutuganira, ni igitekerezo cy'inyamibwa. Ndetse n'abantu bashobora kudukurikirana bari abanyamakuru kuri televiziyo zitandukanye, ndabasaba ko banyuze ku Mwana TV bashobora kutwandikira bakavuga ngo barakeneye umwana, bakaguha ibiganiro mu gihe ari muri vacances, kuko ufite ibitekerezo byagutse bivuga ku mwana, kwihohoterwa ukarisobanura neza, ukavuga ko byamaganye. Ni byiza no umusanzu wawe kwiyubakira igihugu cyawe cyakubyaye, igihugu cyawe uzakuriramo ukaba umubyeyi. Wenda ntawamenya ejo waba umudamu uyobora kino gihugu, cyangwa wazaba n'umudamu w'umugabo uyobora kino gihugu. Byose birashoboka. Turabikwifurije kandi ukomeze ugubwe neza, ukurane ubwenge. Intego yawe uzabwira Imana uti ndifuza kuzaba umudamu ushimwa n'Imana n'abantu ntiyandagaje. Icyo nicyo nkwifuriza, ni nacyo nifuriza umuryango wawe, icyo nifuriza abanyarwanda bose. Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze. Tubashimire bakunzi b'Umwana TV, aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu n'abari mu mahanga. Ikiganiro cyiza twaro tuganira n'umwana w'umukobwa, niwe ubwe wabyisabiye, kandi n'uburenganzira bwe gutanga ibitekerezo mu gihugu cye. Mwebwe abasenga na Dawidi murabizi yatangiye umurimo afite imyaka 8. Uyu we ni mukuru kurenza Dawidi. Tuza abana benshi b'intwari hano mu Rwanda bakora byinshi bikabashimisha. N'uyu nguyu ikiganiro cye kirafatika. Buriya hari umubyeyi ushobora kuba akebuwe n'uyu mwana, hari uwahemukiraga abana mu buryo bwo kumuhohotera mu buryo butandukanye, ubyumvise. Hari umuyobozi udukurikiye mu nzego zitandukanye z'igihugu, nawe ubyumvise. Twunga mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ukunda abana ndetse na Jeannette Kagame, tubashimira cyane.
mwebwe rero mwakoze subscribe tubashimire ku ruhare rwanyu kugira ngo inkuru zacu zose zikomeze zizamuke tugira aba followers benshi, ni mwebwe mubikora, tubashimire cyane. N'abatarayikora n'ukuri nimuduha amaboko kugira ngo dukomeze tubone ibiganiro byinshi by'abana, tubone n'abana benshi hirya no hino, ndetse nibutsa abana mufite impano nimujye muduhamagara tuzereka abanyarwanda mutere imbere, ejo muzavemo abahanzi, abakinnyi b'amafilime, imivugo n'ibindi impano ni nyinshi n'iz'umuco wacu. Hanyuma ababyeyi mbibutse ko igihugu cyacu cyashyizeho ikigega n'ejo heza, aho mushobora guteganyiriza abana banyu ejo bakazavamwe abantu bakomeye. Mu gihe waba utagifite imbaraga ariko hakaba hari konte ishobora gusevinga umwana wawe yasohoka mu ishuri nk'uko yabivugaga akabasha kugira ibyo akora. Tubashimire kandi tubifuriza amagara mazima no gutunga mu gatunganirwa. Nitwa Emmanuel Kanani, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.